Ijambo ry'umunsi, kubaha Imana, ingano y'urukundo rwacu, igice cya 2. Kugira ngo dusobanukirwe neza ibi, soma Yohana igice cya 15 uhereye ku murongo wa 9 kugeza ku wa 11. Imana ibasha gupima urukundo rwacu binyuze mu buryo twubaha amategeko yayo. Ntabwo bihagije ko tumenya iby'Imana idusaba, ahubwo niba koko tunahamanya nabyo kandi tukanabyigisha abandi. Kubaha Imana ni uburyo bwiza bwo kwereka Imana yuko tuyikunda. Imana itwumva inshuro nyinshi cyane twijujutira amategeko yayo, ndetse n'uburyo tutayumva rimwe na rimwe. Wasanga n'igihe tuvuga ngo nta mbaraga ndetse n'ubushobozi buhagije twari dufite bwo kuba twakubaha Imana. Burya ariko nta kintu na kimwe cyumvikana ku Mana, kuko yaduhaye umuyobozi ari we Mwuka Wera ngo akomeze atuyobore mu buzima bwacu. Mwuka Wera ni umwarimu wacu utwibutsa amategeko y'Imana n'ubundi dusanzwe tuzi. Mwuka Wera kandi akaba natugarura mu nzira nziza mu gihe cyose twatangiye gutana. Abantu bamwe bajya banibaza niba tugomba kubaha amategeko yo mu isezerano rya kera kimwe n'irishyashya. Igisubizo kuri iki kibazo ni oya. Impamvu ni uko imigenzo yose, harimo n'iyo gutamba ibitambo, yose yamaze kwishyurwa n'amaraso ya Kristo Umwami. Ikirenze ibi ngibi, Imana yatanze amategeko yihariye ku Baheburayo, kandi aya mategeko yabarebaga bonyine. Gusa ariko ibiri rusange bwo mu isezerano rya kera bikaba byadufasha cyane kimwe n'ibiri mu isezerano rishyashya. Iyo tutubashye ijambo ry'Imana, tuba dusuzuguye, kandi ibyo ni ukuvuga ko tuba tubuze urukundo. Vuga ngo ndagukunda Mana, fungura Bibiliya kandi ubahe ijambo ryayo usanzemo. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ari mu magambo ahinnye izwi nka NEMI. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi. Komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.